dore ikintu Imana idashaka. This is the thing that God doesn't want. Nukuba umukristo mu gitondo. It is being a Christian in one morning. Nimugoroba ukasa nk'umupagani. And in the evening you look like a pagan. And then you look like a pagan. Kristo yareba abapagani bari kwisomera ikiyeri ivuga nk'ikiyeri. When Christ sees the pagans who are just drinking anything. Nawe akagusangamo. And then he also finds you there. Kristo akagusanga ku kiyeri. And then Christ yaza mu gitondo kumanywa kureba abakristo agasanga uri mu rusengero. When he comes in the morning to see the Christians, he finds in church praising. Noneho nimugoroba. And then in the evening, ndi muri buwate. Imana yatuma marayika kureba barimo kugira ngo ibakuremo. Agasanga bari muri burinde buca. And then they find you there dancing. Vanguka. Amen. Bibiri iravuga ngo the Bible says that niba udashushe cyangwa ntukonje, if you're not hot or not cold, Imana izakuruka. Ngo Yohana vamo. And then John moved out. Bamutayemo ari umusaza. When they thrown him into yari yarageragejwe arasaza. When he was old, when he moved out of there at cooking oil, he came out. When he was having the business like those baby kids. And then when they saw him, they started going away from him. And then John approached them. That's what we read. Let me tell you, brethren, we are now children of God. Because the way we're going to appear hasn't been revealed. When Jesus Christ appears, we are going to be like him. And then he told them that see. Welcome to see. That see. I love you, the Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. That come and see. The love that God loved us. You are far with the children of God. That's why kizagukuraho ubukecuru, kizagukuraho ubusaza, uyu munsi wa none Imana yakuntumye ijambo rikomeye. Igihe narimo senga ijoro ryakeye Umwuka Wera yangendereye ambwira ngo mbwire umuntu wese witwa umukristo, mubwire ngo hari inyungu Imana igiye kukuzanira. Ndasubiramo iri jambo, Imana yakuntumyeho mubwire ngo wowe witwa umukristo, mw'ijuru hari inyungu bamaze gutegura. Imana igiye guha abakristo. To give to all Christians. Imana rero inuma ku bantu ba kabiri. So God sent me to other two people. Batari babirimo neza. Those people that were there. Babwire ngo nimwinjiremo neza. Come and tell you that may you focus. Mutazahomba izi nyungu z'abakristo. Of those Christianity. Imana igiye kugororera. Because God is going to bless abantu bayikurikiye. Those that have followed God. Ifate ku mutima wawe. Touch on your heart. Vuga ngo igihe kirageze kugira ngo nakire inyungu z'abakristo. Wateharira ko ntacyo bitwaye. Hallelujah.
topic uno munsi topic of today, tugiye kuvugaho, we're going to talk about, tugiye kubabwira we're going to tell you inyungu z'abakristo the profits of Christianity n'igihombo cy'abatari and abakristo. also the losses of those Kuko igihe kirageze because time has come ubwami bw'Uwiteka Imana and the kingdom of bugabwa heaven icyubahiro ku buzima to be bwawe. glorified upon your life. Warasenze baragusuzugura, Pray to God and they warasenze you. barakuvuga, You prayed and then they ukurikira Imana barakunegura. before God and then they Ndahanuye mu izina rya Yesu prophesy in the name of ugiye Jesus. kwakira inyungu You're going to receive your profit ikomoka mu bumana. which is coming from God. Hallelujah. Amen. La tala zawinima Prophesy. lopide fostaki Prophesy. rasti ebidi Prophesy. ditadia. Amen. Ndahamya neza ko tutibeshe kugukurikira ni byiza, ntacyo bidutwaye kugukorera, ibendera ryawe rizahora rizamuwe kuri twebwe. Dusezeranye nawe isezerano ko tutazakureka. Yesu turakwemera. Ndahamya neza ko tutibeshe kugukurikira ni byiza, ntacyo bidutwaye kugukorera, ibendera ryawe rizahora rizamuwe kuri twebwe. Dusezeranye nawe isezerano ko tutazakureka. Yesu turakwemera, yeye turakwemera, ariwe turakwemera. Haleluya. Ariko abantu bemera uyu mwami bamugiriye gutya ko ntacyo bitwaye. Zamura haleluya ababimenye mu ijuru. Tugiye kubabwira inyungu zo kuba umukristo n'igihombo cyo kutaba umukristo. Uraza kumenya uruhande ukwiye kugenderamo ushobora kuguhesha inyungu. Reka dusome ijambo ry'Imana duhagaze. Pastor Niyonize Alphonse ugiye gusoma muri Yohana wa mbere, turasoma ibice bitatu umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Yohana wa mbere ibice bitatu umurongo wa mbere n'uwa kabiri niyo message Imana yaduteguriye uyu munsi mu izina rya Yesu. Dusome urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana ibice bitatu umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Abana b'Imana n'abana ba Satani baribo. Ngo iki? Abana b'Imana n'abana ba Satani abaribo. Na Satani burya agira abana be. Yamaye nka data. Yewe twari tuzi ko abantu Jean nari nzi ko abantu bose ari abana b'Imana. None ngo hari abana b'Imana hakaba n'aba Satani. Iyi nkuru inteye kuyumva. Ndabona abakirambura Bibiliya ni hino y'ibyahishuwe. Dusoma umurongo wa mbere. Nimurebe urukundo ruhebuje. Bibiliya iravuze ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze. Rwatumye twitwa abana b'Imana. Rwatumye twitwa abana b'Imana. Kandi ni nako turi. Nicyo gituma abisi batatumenya. Ariko pasa uzi kuri gusoma ijambo ry'Imana wumva ndagurutse. Nicyo gituma abisi batatumenya. Ntuzongere gushidikanya ku bagusuzugura batakuzi, impamvu baguca amazi, impamvu batakwemera. Ntabwo bakuzi, niyo mpamvu bakwitiranya, niyo mpamvu bakwibeshaho.
ntabwo bagize gute, ntabwo batuzi ehe, kuko batayimenye, kuko batamenye Imana. bakundwa Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ni kurerekanwa, ntabwo kurerekanwa. icyakora ibyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. tuzagira gute pasta? tuzasa nawe. Reka nguhereza aya mafaranga, tega umufuka. Oya, hari igihe usoma ariko nuko nguko amataboneka, kuko tuzamureba uko ari, tuzamureba uko Yesu agize ute, uko Yesu ari. mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Let's read in the book of 1 John. Amen. Let's read in the first book, in John first book, which says, chapter 3, see how much the Father has loved us. His love is so great that we are called God's children. And so, in fact, we are. This is why the world does not know us. It has not known God. My dear friends, we are now God's children, but it is not yet clear what we shall become. But we know that when Christ appears, we shall be like him because we shall see him as he really is. Receive the word of God. Twakomeye ijambo ry'Imana amashyi menshi. Icara mu kuboko kw'Imana, nkubwire Imana. Reka nkubwire Imana yakuzanye. Let me tell you about the God that ngusumura amavuta agatonda muri nyari ya Yesu. Amen. Receive the anointing. Wavuze ngo ebaziwe Mukama, ebaziwe Mukama gatonda ni bulungi. Sumurura amavuta agatonda. Oya, naringeze mu Ruganda, reka ngaruke mu Kinyarwanda. Sifa kwa Mungu. Praise the Jesus. Hallelujah. Kindi miziri guhinduka ngiye kubwiriza muri uyu. Mana nshoboza kuvuga mu Kinyarwanda. Hallelujah. Ntabwo nshaka ko interpreter avuga Ikinyarwanda, agomba kuvuga Icyongereza. So I did a bar. Tole eza widiga. Mabwa iri jambo ni Imana. When I was given this word by God, nabwiwe ku buzima bwawe. He told me about your life. Musobanurire to interpret for you inyungu ya kuba umukristo, the profits of being a Christian, n'igihombo cyo kutaba umukristo. and also the losses of not being a Christian. Imana ihimbazwe. May God be praised. Uyu mugabo witwa Yohana, this man called John, n'umugabo wakwirikiye Kristo, is a man that followed Christ, ndetse abana n'Imana mu buryo budasanzwe, and also served and stayed with God in a kubwo kwizera Yesu Kristo. because of believing in Jesus Christ. Yamukurikiye mu buzima bwiza, He followed him in good ways. amukurikira no mu buzima bubi. He also followed Jesus Christ in yambara umwambaro kuba umukristo. He wore a cloth of being ndashaka gutangariza abantu uyu munsi, I want to tell people today bakurikiraga Yesu that we are following Jesus ari uko bimeze neza gusa, when things are in good ways. zamera nabi bakamutera But umugongo, when things go wrong, then urasubira inyuma urahomba. when you turn back, you're going to Tutarudi, dusonge mbele, dusonge mbele. Amen. Kubera ko Kristo, Because Christ, iyo uri guca mu buzima bukugoye, when you're passing through hard life, hari icyo agutekerezaho. that's what Jesus Christ think of Niyo you. mpamvu uzasenga, That's why you're going to pray, wumva ijwi riri kukubwira and you hear a voice telling you kuri cya kibazo ufite, about that problem that you ariko have. hanze hano, But outside here, outside here, hariya abadayimoni bashaka kugutwara, where the demons want to bashaka ko wiyambura umwambaro wa Kristo they ngo want ujye. you to unclose the Nta clothing of jwi Jesus ribayo. Christ, because it's not there. Nta jwi ry'Imana ribayo. There's no voice of God there. Ariko turashimira Imana But we thank God iyo tugeze imbere yayo, when we reach before Him, kiduhereza ishurirwa, that He gives us revelation and ikadukomeza, vision,
And then he strengthens us. ikatugabira. And then he blesses us. Uyu mugabo witwa Yohana This man called John, yakwirikiye Kristo, he followed Christ. yemera kuba umukristo, He allowed to be a Christian. yemera kuba umukristo He allowed to become a Christian. kugezaho At the moment yabwiraga abantu when he was telling people iby'ubwami bw'Imana, about the kingdom of God, akabakundisha Yesu and Kristo, he could make them love Jesus Christ. benshi bakabyemera, And most of the people could allow it. abandi bakabihakana, Others could deny it. bakavuga ngo And they could say uwo that, Yesu wakurikiye that Jesus that you follow, akumariye iki? how is he useful to you? Igihe kirageze Time has come. Yesu wakurikiye That Jesus that you akagira follow icyo akumarira. blesses you. Wateye haleluya niba nacyumva. Hallelujah. Amen. Rasti ebiwai Prophesy. ntabwo azadukoza isoni. He's not going to disgrace you. Umwami twakurikiye The God that we follow, arahemba, he blesses afite people. ubushobozi, He has afite the ubutware has the bwo authority kurengera ubuzima bwawe. to rescue a life. Subiramo ngo parisagonde, Tell me that per ubuzima second. bwawe bugahinduka, And your life changes. isi ikakumenya, And then the world comes to abakomeye know you. mukicarana. Then those that are above, we sit next to them. Amen. Kamabwire, Let me tell you, kera nakwirikiye Kristo, long time ago I followed Christ. nyimara gutangira gukurikira Kristo, After following Christ, inshuti zose zaranyanze, all my friends bakavuga yarasaze they Theogene, say that he's crazy. ariko When najya imbere y'Imana I could go before nkayibwira God, Uwiteka, I could tell that Almighty Fiya God, yambwiye ko nasaze, my friends Jimmy say yambwiye that ko I'm crazy. nasaze, ese undebye ubona ndi umusazi. But when you see me, do you see me as a Imana crazy irambwira, person? And then God say to me, ihangane gatoya, wait a little bit. bari kukurebera mu gihe They are now singing uhagazemo ako kanya, ariko igihe ugiye kwinjiramo but the moment bazatangara aho going to be nzagutereka. surprised. Amen. Atinde naho. Hallelujah. Numva Imana irambwiye, And then I had umuntu that umurikiye that the person that is following me akanyizera and believes in me akemera kubana nanjye, and allows to stay with me, mukura ku cyavu, I remove them from where they were nkamwicazanya and I make them n'ibikomangoma. to sit with princes and princesses. Ndagenda ndababwira, And then I went and told them umunsi umwe that one day zicarana n'ibikomangoma. I'm going to sit with the prince and the princesses. Barambwira, And then they told me mu muryango w'iwanyu that in your family, mbese meya w'akarere ajya n'abasura. that is even the mayor of the district visit. Ndababwira ngo ntacyo, ntabwo adusura. And then I said that he doesn't visit us. Ndababwira ngo ariko Imana And iradusura. they said that but God visits us. Tavuze ngo amen. Let's say amen. Ehe, ehe, Mana ni nziza. Ehe, ehe, Mana ni nziza. Hallelujah. Mbona umusereveri And then I saw the arimo waitress arabaza igikomangoma, asking the prince, how they eating, what how are we you going to drink. what are you going to do? Yamara kukibaza After asking them, akanzaho, and then he could how approach they me. eating, What are you going how to we eat? drink. What are you going to Twese do? twicaye As hamwe we were all seated together, bavuze amina. say amen. Hari umunsi umwe Imana wakwirikiye, Imana wizeye izagaragara. Wanyikirije haleluya. Hallelujah. Amen. Amen. Wowe emera kuba umukristo You nyawe, just allowed to be a truly Christian. wihanganira ibiboko biboneka muri Yesu, Allow and allow the ahubwo wishimire inyungu ziboneka muri Yesu. Amen. Ahura aka kanya birashoboka ko atari heza cyane, Where you are right now, ariko might be Imana iri possible that it's not kugutegurira good. ni But heza God is preparing cyane. for you a good place to be in. Ambara umwambaro wa Kristo ibindi wicecekere. Wear the clothes of Christ and then you Uyu just mugabo witwa Yohana because this man called John, akavuga Kristo niba mwumve, he spoke about Jesus Christ kuko and batigeze babona imbaraga z'Imana zikomeye kuri we. nobody paid attention to him because Umunsi they had umwe not seen any power. baramugambanira, One time baramubwira wowe uyobya abantu. they said that for you will be Kumbe but for shitani the wrong path. yashakaga kugusha Instead the devil wanted to tempt abizereraga muri all Yohana. those that were believing to John.
abo yari yarabwirije ubutumwa. All those that had spread the good gospel to. Herode avuga ijambo rikomeye. And then Herod spoke a strong umugabo word witwa Yohana and said, I take that man called John karange mu mavuta and fry him into oil. Mumujugunye mu mavuta. Throw him into oil mumutwikisha amavuta. and burn him with cooking oil. Ikigeragezo kije imbere yawe When the temptations come before ntabwo you, ari igisenya ubukristo, it is not to destroy ahubwo your ni igipimo Christianity, ubukristo. but it is the one that takes Ndasubiramo your iri Christianity jambo. level. I repeat this word. Ikigeragezo kije imbere When yawe temptations approach you, ntabwo ari ikije kukwambura it is ubukristo. not coming to take away your Christianity. Icyakoze iyo utabaye maso But if kirabukwambura, you don't pay attention, it ahubwo takes away your kije Christianity. gupima ubukristo. Instead, it's coming to test your Christianity. Yohana bakaranga amavuta, So they had to cook bamaze the oil. kuyakaranga After preparing the cooking oil, baramubwira Yohana, they said that John, ijambo ni rimwe, it's only one word. urihakana umwami wawe Are you going to say no to your king? ntujye muri aya mavuta, And you're not going this cooking ariko oil. ukamwemera But if you receive him, urajya mu mavuta. if you allow him, you're going to be Uratwikwa taken n'aya into the mavuta. cooking oil and you'll be burnt. Barayacanira, And they had to prepare it. babanje kuyamwereka ari mabisi They first showed it agira ngo to ni him imikino. when it was not hot, and then he Iyo thought it was ikigeragezo jokes. batarakenyegeza When they had not brought, ngo igitogo tukireba, when the temptation had not impamvu wumva given wahunga power, Yesu that's why you feel like you can biba go away from byatogose Jesus. kwizera bikakunanira, Amen. biba ikigeragezo cyatogose Imagine when the wimuhunga. temptation is boiling. Amavuta barayacanira, So they had to boil the cooking oil. amavuta bamaze kuyacanira After preparing it, aratogota kumwe wagira ngo bagiye kujugunyamo ifiriti. it was boiling as if it was ready to receive the fries. Yohana abwira Yesu, And then John told Jesus. kandi aho yarari Yesu yari adahari, ariko aramusenga. And then he prayed to Jesus. Abwira Yesu, And he said to Jesus, niba ari wowe if it's you nakurikiye that I followed, nahamije that I spoke imbere y'aba bategereje ko nkorwa n'isoni, before this, that I waited nicwa for n'aya me to be mavuta, ashamed. nicwa n'aya mavuta, Those that want me to be killed by this cooking oil, undengere. may rescue my life. Yesu ntabwo yahise amusubiza ngo amubwire ngo humura ndabana nawe. Jesus didn't reply him immediately and said that I'm going to be with you. wowe urenze no kwijwi Yesu yavuze ngo humura, For you, your brother, barirenzeho barirenzeho don't be barirenzeho afraid. barirenzeho. Amen. Ijwi niryamusubiza, The voice didn't reply to igipimo him. cyari cyabaye igipimo, So the testing was a mavuta test. yatogose. When the cooking oil was Yesu boiling, Yesu arifata aravuga nimbwira Yohana and Jesus said, aramenya if I ko ndi tell bumutabare, John, he will come to know that reka I'm going to ndebe rescue ko his life. yemera kuba yatanga ubuzima bwe kubwo kunyemera, ndebe ko yemera kuba yaburekura akanyemera. Amen. Then let me see if he can say yes to receive me. Anihimbazwe Amen. ngo Yohana baramuterura, And then they lifted umva John. Yesu ahantu yibera. But where Jesus Iyo was, wamuhamije no mu kigeragezo ukamuhamya, if you speak ajya mu truly to kibazo Jesus, cyawe akaguhisha even if akahari. you're in a situation, Ntabwo ubyumvishe, ajya mu kibazo cyawe as if he's not there, akaguhisha akakirimo, he hides that he's into your Ubwamukireba, situation or the problem that you're into, ariko yamaze kugeramo and you think that he's not there, ukamubona he's there, ikibazo, and you see a problem. ariko Yesu But akirimo. when Jesus Christ is into your Twavuze problem, amen. let's say amen. Lasobiwayi. Amen. Ngo Yohana ngo yakira ko apfuye apfiriye mu mwami, And then John received, ngo bamujugunye mu mavuta, ngo amavuta aravuga ngo and then umwe John kwifiriti, received, ngo bahita bapfundikira, baravuga ngo apfe neza turike neza ashirire, abagambiriye kugushiriza kubera ko uri umukristo bagiye gukorwa n'isoni mu izina rya Yesu, bagiye gukorwa n'isoni mu izina rya Yesu. but again when the Haleluya, haguruka utange abandi haleluya, haguruka utange abandi haleluya. Amen. Ngo barapfundikira, And then they covered, ngo bakajya bumva ibintu bituragurika. and they could hear some Uziko things Imana bursting. ibumvisha ibiturika kandi bidaturika, That makes them to hear bo some bakagira ngo byaciyemo imigambi yabo, ariko Imana yayivuguruje. Kumbi Yohana mu kumanuka mu mavuta Amen. ngo yumva ijwi rimubwira ngo Instead, John, when you were in nagezemo the cooking kare, oil, he had a voice saying, nari "Come this way nagezemo immediately." kare.
I've reached there early. nashakaga ko ndeba kudahaburwa n'aya mavuta. I just wanted to see if you are not going to be terrified by this cooking oil. Baravuga ngo Imana itarengeye Yohana ntayibaho. Reka nkubwire bazabona kugeragezwa kwawe, ariko n'igisubizo ni cyiza kizaza imbere yabo. Bazakireba, tuvuge ngo bazakibona. When your things are going ngo bagiye kubona, vuga ngo bagiye kubona, babona umufuniko, uvuga ngo umufuniko. They saw a cover. Uvuye ubwo benshi bari guserebura ngo Yohana arapfuye. When they were celebrating the journey is dead, they saw the cover coming out and then fell down. And then they said that means that now becoming big is going to burst. Babona avuyemo ahumura. Then the soul coming out of the cooking oil when he's ngo n'ubusaza bwari bumuriho. And even the oldness that was on to him, ngo yabusize muri ayo mavuta. he left it there in that cooking oil. Hallelujah. Ikigeragezo urimo umunsi Imana kigukuyeho kizagukuraho ubukecuru, kizagukuraho ubusaza, imbaho indirimbo n'umwana w'intama wanesheje. Tuzaririmba nya indirimbo n'umwana w'intama wanesheje. Muri bendera y'umwana w'intama wanesheje. Tuzazamura ibendera y'umwana w'intama wanesheje. Bege huriro ry'abera bose bavuye mw'isi banesheje isi na Satani ndetse n'umubiri. Banesheje isi na Satani. Tuzazamura ibendera y'umwana w'intama wanesheje. Hallelujah. Amen. Babona Yohana. They told John, ngo Yohana vamo. And then John moved out. Bamutayemo ari umusaza. When they had thrown him into yari there yarageragejwe arasaza. when he was ngari old. kavuyemo. When he moved out of there at cooking oil, lo atisa nko telefone asokamo. he came out. Afite ubwiza nk'ubw'abana When he was bakivuka. having the bitterness like those bamubonye baramuhunga. kids. Baramuhunga. And then when they saw batangira him, guhunga. they started going Yohana arabegera. And then John niho approached them. twasomye niho yavugira That's amagambo. what we read. Arababwira When he was mwumva saying those bakundwa. words. Let me tell you, ubu brethren, turi abana b'Imana. we are now children of uko God. tuzasa Because the way we're going to ntabwo appear kurerekanwa, hasn't been ariko revealed. Kristo niyerekanwa. When Jesus Christ appears, Tuzasa nawe, tuzasa nawe. you're going to be like him. Arababwira ngo nimurebe. And then he told them that see, Welcome to see. that see. I love you, the Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Muze murebe That come and see urukundo Imana the yadukunze. love that God loved us. Twahinduwe abana You b'Imana. are far with the children Niyo of God. mpamvu ab'isi batatuzi. That's why they Niyo don't know mpamvu about us. batatumenya. That's why they can't know Kuko about us. ntabwo bamenye data. Because they didn't know about Kuko our ntabwo Father. bamenye Because data. they don't know our Father. Reka nkubwire ijambo rimwe. Let me tell you one word. Ambara umwambaro wo kuba umukristo. Wear a clothes of being a We Christian. wiyambura. Don't unclothe it. We guhura n'iminsi n'ibibazo ngo wiyambure. When you're facing troubles Gutinda and gushaka we situations, don't ze wear it. kukwambura kuba umukristo. Amen. Gutinda kubyara bye kukwambura kuba If you're umukristo. delaying to be pregnant, Uwo musozi utuyeho we let it not kukwambura make kuba you to move away umukristo. from Christ. Izo nshuti mugendana ze kukwambura kuba umukristo. Let not your friends make you to Hari move umunsi away from umwe Christ. One day, abantu bazamenya the people are going to see. uwo uriwe. People are going to know who you are. Uriwe. Who you are. Uriwe. Who you are. Umaze kwiyambura After unwearing ubwo bushambagara. all those bad clothes that you were wearing. Tega amatwi wumve. Listen carefully. Imana irashaka
God wants umukristo. a Christian. Ese kuba umukristo ni gute? But how can a person be a Christian? Hari abakurikira Kristo There's some that follow Christ ariko atari abakristo, where they're not Christians. bakajya inyuma ya Kristo They follow just the Christians ariko atari abakristo. when they're not Akajya Christians. gusengera aha hantu agasimuka akajya ahandi ariko muri we nta They bukristo go to pray afite. from one place to another, but yet inside them they're not Abo Christians. ngabo But those people, amasengesho yabo their prayers, agereranwa it is compared no gufata amazi like taking water ukuhira ubutaka butarimo imbuto. from the land which is not having seed, Bivuze ngo nta kintu cyakera. which means there's nothing that can be Ariko harvested or grown. umukristo But a Christian, iyo arimo asenga, when he or she is praying, amasengesho ye their prayers, agereranwa they be compared to n'amazi basutse ku butaka. like water which is being poured N'imbuto on nziza. land, which is having good. Ejo hari ikizagaragara Tomorrow there's something that is going to be abantu revealed, bakakibona. and people are going to see it. Ese ni gute waba umukristo? So how can you be a Christian? Ikintu cya mbere The first thing, ni ukwemera it is allowing Imana Data the God our Father n'umwana wa Yesu and Kristo His Son Jesus Christ akukubera umwami n'umukiza mu bugingo to bwawe, be your King and your Savior in your life, ukemera kugendera mu mahame ye, and you're allowed to follow His path, ukemera kumva icyo agusaba. and you're allowed to listen to what He requests Kuba you. umukristo Because being a Christian, kwiyemeza. it is taking a hard decision. Dore ikintu Imana idashaka This is the thing that God doesn't want. ni ukuba umukristo mu gitondo, It is being a Christian in one morning, nimugoroba ukasa nk'umupagani, and in the evening you look like a ukaba uri pagan, umupagani. and then you look like a pagan. Kristo yareba abapagani bari kwisomera ikiyeri, ivuga ngo When Christ ikiyeri, sees the pagans who are just drinking Ikiyeri. anything, nawe akagusangamo. and then He also finds you Kristo there. akagusanga ku kiyeri. And then Christ finds Yaza mu you there. gitondo ku manywa kureba abakristo agasanga uri mu rusengero. When He comes in the morning to see the Christians, He finds in church praising. Noneho nimugoroba And then in the evening, hahandi muri buwate they are in the Imana disco yatuma marayika club. kureba barimo kugira ngo When ibakuremo, God sends the angels to agasanga go bari and muri see people there, burinde buca and toka then they find you satani there dancing. vanguka. Amen. Bibiri iravuga ngo The Bible says that niba udashushe cyangwa ntukonje, if you're not hot or not cold, Imana izakuruka. God, Bivuze ngo nta hantu uzaba uhagaze, it means that you're not having any place where you're ibizakwataka standing. uzatabaza nde? What is going to attack you? You won't have Uzatabaza any satani person wabyiniye, to go to fight uzatabaza for. Imana, Who are you uzatabaza. going to ask for Niyo rescue? mpamvu usanga umwuka ubabaho mwinshi, That's why you find that there is a iyo lot of spirit ikigeragezo on you. kikugezeho gikomeye, When a strong temptation reaches utangira on gufata you, telefone yawe, you start to get your phone aroma maruna, and you start calling different people, wandangiye ahantu hari umuvuzi ko mbona iwanjye akaze. saying that may they tell you where you can find Ariko iyo uri umukristo, doctors. ikigeragezo kikakugeraho, hagarara mu mwambaro w'umukristo, bwira satani soka ku buzima bwanjye, satani azaguhunga mu izina rya Yesu Kristo. Away from my life in the name of Jesus. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo ibice 3 umurongo wa 7 The n'uwa letter 8 that Paul haravuga ngo uyu munsi says that today, niwumva ijwi if ry'Uwiteka you listen to the voice of God, niwongere kwinangira never you again be held nk'uko winangiraga like you used to do. mu gihe cyo kuragaza kwawe, niko Bibiri ivuga. That's what the Bible says. Umvira Imana, Listen to God. ambara umwambaro w'ubukristo, Wear the clothes of Christianity. ufite isezerano, wowe uri umwana You w'isezerano. have a promise because you're Imana a child of yakuvuzeho. promises. God spoke unto you. Itandukanye n'abanyamahanga God spoke to you. bahamana Different ibiryo from byabo, others. bahamana amafaranga yabo, bahamana ibyo bakadukoreye, ariko Kristo wizeye azabicishamo bice mu nzira nziza. To create good path for you. Haleluya. Maze aho shitani abahimbira akababeshya ahita kuvuga ngo uzihana ku munsi w'impe, ngo ku munsi wo gupfa. Ntabwo abantu bose bapfa ari uko barwaye, ni barabashutse. But the devil says that you're going to repent on Hari the day of ugenda mushya dying. gatoya imanuka ukabura taje, There's where you just be going and then slightly ukaryama wibereye receive an hariya ngo accident and you mubyita die. ngo mubyita furi, ni ikinya bya bindi by'abantu baba banyweye twinshi babyita, furi ni ibinya. And you be in your mood swings.
no ari uziryamira ngurshi ikigini kiguturumbukane kikunigwita upfirama urimbuke kandi waravuzwe n'Imana wakemereye Imana tukambara umwambaro wa Kristo kandi ikintu cyahindura ubuzima bwawe. Paulo yaravuze ngo ibyarinda muzanjye nabihinduye igihombo kubwo gutunga Kristo, mbibona nk'amase nk'umwanda kubwo gutunga Kristo. Gira ibisure kura wakire, reka mbereke igituma mutakira. Let me tell you one thing that makes you not to receive. Igituma mutakira. The things that make you not to receive. Igituma mutakira. The thing that make you not to igituma receive. Mutakira. Nizosha koshi mama yifunge. Hallelujah. Orakora. Kokaguru. Achi. Hagarana. Ugira isoni. Ugira isoni. Warajishize. Ntacyo. Oye ko museka se ntacyo bitwaye. Ntabwo agira isoni imbere y'Imana, izagira zaba ari iz'ibyaha, niko umuririmbyi yavuze. Nawe uri kugafata utagafata rambura. Oya rambura ibiganza. Umbabari isakoshi yangiye kwivugaho kwikoresha mu rugero utari rwiza, mbanje kwisegura. Isakoshi tuyibare nk'ibyaha. Let's call this bag as sin. Ureba umukristo. You see a Christian afite ibyaha mu biganza bye. Has sins in her hands. Urugero ndi gukoresha mutadibura ninge yabwira. It's just an example. Si byose abo ndi kubwira bari kwiyumva. Ibi ni ibyaha. These are sins. Biri mu biganza by'umukristo. They're in the hands of a Christian. Uyu mukristo this Christian yaratambutse n'ibyaha bye. He or she stepped with their sins agera imbere y'umushumba and reached before the pastor akubira araremerewe because they are burdened, afite ibyaha afite n'ibibazo and he or she is having troubles and also sins. Imbere y'umushumba reaching before the pastor mbere yo gusenga before praying habanza kubaho kugira ute repentance, kugira ute repentance, kwihana. Umutambyi aramubwira ngaha tura ubusambanyi hasi, ubujura hasi, inzoga hasi, abapfumu hasi, kubeshya hasi, gutukana hasi, insangano hasi, kwikinisha nijoro uryamana na mayimuna mu ijoro witera bya bindi hasi, ubutinganyi hasi, byose abyihanye Kristo arabiterura mu gihe yamwambura ikiganza mutunge ikiganza mu gihe umushumba yamwaturiragaho imbabazi ibyaha bivamo byikubita hasi. Bigira gute yemwe? Zikubita hasi. Amaze kubabarirwa Imana itangira kumuha isezerano. Nzagukorera ibi n'ibi, nzakurengera, ndagutabaye, akazi, imodoka, kurindwa, terambere, umugabo, urubyaro, iterambere kuri byose. Imuha isezerano kuko yamaze kwatura ibyaha bye imbere y'umutambyi. Imana iramusezeranya. Uyu muntu avuye imbere y'Imana aratashye. Tugende agiye yishimye we Yesu aje ahita ajya mu ijuru atahanye nzayimana kandi koko Imana yabivuze. Ariko amaze gutaha ngwino ahuye na mucuti we. Sorry gatoya ntabwo muri inshuti ariko ndagukoresha. Ahise amubwira uyu ntabwo mushuti we azi icyo Imana yavuze, ariko shitani arakariye uyu kagiye gusubizwa, arakariye ukagiye kubona ibyo Imana yamuvuzeho. Ahise akoresha mushuti we aramubwiye ngo nshuti yange nabonye kashi nakaye kabari kagezweho. Which bar is now trending? Tugende hari imvugo yaje ngo ndagutamo nkatungaye. I'm going to give you some. Gugutamo umuriro. Arango tugende ngiye kukugurira. And says that let's go then I buy. Twisabanire inote nazibonye. Amen.
and we enjoy together. uyu nguyu ahise yibagirwa ko yamaze So she kwihana immediately forgets that she akanakira has already asked isezerano, for forgiveness, and then she ahise agenda also received the promises. atangiye gutinyuka bya bindi yihannye And then she akongera again starts again kubitoragura, what she has repented. none atangiye kubitoragura, And then she starts speaking the sins that arimo she repented. abitoragura bisubiye mu biganza bye, And now the sin is back to her bisubiyeho hands. kandi afite ijambo Imana yamuvuzeho, Yes, she has some promises that God yongeye said to her. akikiye bya byaha. She's now again healed Tega of the amatwi sins that she wumve. was having. Imana ije gusoza isezerano. God has come to reveal the Akira amafaranga promises, to fulfill the nakubwiye, promises. akira amafaranga mwana we, And receive the money that I told you. akira. Receive. Muri kubibona kadafata akira inzu Then receive your house. yahushije, akira imodoka Then receive the car. wapi, akira Then receive. akira umugabo, Receive a husband. akira urubyaro, Receive birth. byanze kwinjira But it's the refusal. kubera ko hari ibyo yongeye gukikira. Because there is one. Imana yanumye kubabwira mwayambura umwambaro w'ubupagani, mwambare kuba abakristo, And wear the cloth of being bizatuma Christian. ubuzima bwanyu buhinduka. This is going to make your life to be changed. Ariko ibi yaba atabifite tongeye kubifata, But if she was not having all this Imana that she was yari having, buvuga today, imodoka do I would say that do get a car, inzu that get your do house, amafaranga, get your money, telefone get your mereza phone, do imyenda get your clothes, do get your... aka kaboro ko ntabwo nagatinyuka. Amen. Urabona byose arakiriye. You see, she received Icyo everything. nicyo kigutindije ku musozi wo That's the kudatabara. thing that is making you to delay from your mountain to be restored. Emera uhombe inshuti wakira iby'Imana yakuvuzeho. Allow to lose the friends and then receive what Emera God spoke to you. uzihombe. Yesu yateguye inshuti zikijijwe, muzicarana mugasangira sitoro zizagusura, And share citral. nanjye nzaba imwe muri zo. I'm also going to be among those friends. Maze gukizwa inshuti zaragiye ziransiga. Imana yambwiye ngo nzagwa abantu bagukunda b'inshuti. Muri hano Being a kubera ko Christian, Imana all my yabivuze. friends went away, but God said that Muri people hano are going to kubisezerano. love you who are Christians. You're all here because of a promise. Twiyambure. Let's unwear. Ngaho bahereze sinzi banyirazo. Simsiba. Ntabwo ari ibyaha, hajyemo umugisha w'inote. Amen. Tugiye gusengana n'abantu We're going to pray together with the people bari bariyambuye umwambaro wo kuba umukristo, bakaba bakurikiraga Kristo who have barawiyambuye, removed the cloth of being Christians. bashaka kongera gusabana And they n'Imana. again want to fellowship Amasaha again with yagiye, abo God. nibo ngiye gusenya. Time has gone. Those are the people that I'm going to pray Haguruka with ku you. maguru yawe Stand on your 2 feet dusengane Imana. and we pray together to God. Wongere Kristo apambike So that Christ can again umwambaro wo clothe kuba you umukristo. the cloth of being a Christian. Twahamagariwe gukora umurimo Tumye hakiri kare tukiri ngo twiyobore mu byo dukora bitadukwiye. Twahamagariwe gukora umurimo yadutumye. hakiri kare. Tera intambwe eshatu hagarara huri. 3 steps ahead. Ndagira ngo 3 steps. ibintu wumva ugiye gusiga utazasubiramo bibwira Imana. I want you to tell to God the things that you feel like you're going to leave Ikimenyetso behind. cy'imbabazi nuko ibyo wihannye Because the utabisubiramo. sign of repentance is that what you Apana ask kwihana forgiveness for, you cannot again go ngo back to them. usubire mu rugo wongere utoragura ibyo No, wihannye. just repenting and then you go back and pick up all that you have been asking Ibyo for ngibyo forgiveness. bitumye dutinda kwakira amasezerano Because yawe. all those have made you to delay to receive your promises Hari from ibyo God. wakoze
nta muntu kureba. There's what you did when nobody was Hari ibyo seeing you. wakoze abandi babonye. There's what you did and other people saw it. Ugiye kwaturira imbere y'Imana. You're going to speak it out Rambura before ibiganza God. ikimenyetso cyo gutsindwa. Raise up your hand as the sign of Vuga ngo being Mwami defeated. Yesu, Say that ciye bugufi imbere y'amaso yawe. come before your eyes. Reka nsabe umutambyi yaje abaturireho imbabazi. Amen. Let me request the priest Mu to come microphone yatura imbabazi ku buzima bwawe. can ask for forgiveness upon your lives. Tera intambwe bishop wacu ubaturireho imbabazi. Mwami Yesu, tukimara kumva icyo ijambo ryawe rivuga, Musubimo ducishije imitima yacu bugufi kuko dutsinzwe naryo. Tubabarire, wongere udusubize mu isezerano kuko twavuye mu isezerano nta mpamvu. Imbabazi zawe zidutwikire, ubwiza bwawe buturasire. Amaraso yawe Yesu yamenetse ku musaraba, anyoze, antunganye, amboneze, nongere mbe umwana mu rugo. Urakoze Yesu kumbabariye ibyaha byanjye, kandi urakoze ko wongeye kumbona nk'umwana wawe, kandi urakoze ko usubije mu isezerano. Amen. tangira usenge Imana mu izina rya Yesu. Data mu izina rya Yesu. Stole for Peter. Dufashe umwanya wo gusenga. Tangira usenge. Tangira usenge. Wakira ubushobozi. Wakira imbaraga. Wakira kunesha. Umuriro w'Imana. Imbaraga z'umuriro. By force, by fire. Sokitarabo. Jantole binifo. Soleginde baisha. Tubanga n'imbaraga z'abarozi. Tubanga n'imbaraga z'abazima. Kwirukana ibintu byose zarwanya ubwoko bwawe. Rosakitara by force. Tolesta nsema life. Turasenga bari bateranye natwe, bari mu bihugu bitandukanye, bababarire kandi bambike imbaraga, basubize mu bushobozi. Ongera ubahendure, ongera ubaturire umugisha. Rasokitara by force. Distance. Thank you, Jesus. Lopide ezawide gide. Lostan shapin. Thank you, Jesus. Ubu bugingo turanze ko bwarimbuka, bagomba kuzabona ubugingo buhoraho. Thank you, Jesus. Tubaturiye imbabazi z'Imana zihora iteka. Haguruka urambura ibiganza byawe. Haguruka urambura ibiganza byawe. Haguruka urambura ibiganza byawe. Hari imbaraga Imana iguhaye zo kunesha. Akira imbaraga zo kunesha. Akira imbaraga zo kunesha. Mwaturiye imbaraga mu izina rya Yesu. Mwaturiye imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu. Nirukanye impagarika mu mutima wawe. Buri kintu cyose Satani yakurwanyishaga turakinanije. Imyuka yababuranaga yo mwase gukuru mu miryango mukomokamo yapfuye iterekera ishaka murimbuka, turayikuye ku buzima bwanyu, tuyikuje ku buzima bwanyu. Batuye imbaraga kuri mwe, duciye imbaraga z'uruhererekane imyuka mibi yabakurikiranaga. In Jesus' name. Imana
iri kunyereka ari abantu batererwaga n'imbaraga zishaka kubica nijoro baryamye. Iyo myuka ikuwe kuri mwe mu izina rya Yesu. Rambura ibiganza byawe, rambura ibiganza byawe, irambike ku ganga uvuge ngo nakira ubudahangarwa, nakira ubudahangarwa, vuga ngo ntabwo nzakenyuka, ntabwo nzakenyuka. Imana iguhaye kurama. Haleluya. Distance edebayeho mu maso yawe ndahabona ubwiza bw'Imana wakiriye. Ijwi ry'Imana riravuga nawe ngo ubu bwiza ntuze kubwiyambura ugisohoka hano, ahubwo ugende uhamubwambaye mu izina rya Yesu. Umugisha w'Imana ukubeho. Rambura ibiganza, zamura telefone yawe, mwaturaho umugisha icyumweru tugiye kwinjiramo. Rambura telefone yawe, mwaturireho umugisha. Uzahamagarwa n'abantu b'umumaro, uzahura n'abantu b'agaciro. Buri kintu cyose kitamikaga kiratsinze. Rambura telefone yawe, niyo yaba n'agatoroshi yacaho umugisha apfa kuba irimo mobile money. Imana yawe unyuzaho. Data mu izina rya Yesu, Father, in the mighty name of Jesus, nesheje umugisha ubwoko bwawe. I bless your people. Cyumweru cyose tugiye gutangira, The whole week that we're going to begin, mbahesheje guhirwa. I pray for them to Izi telefone bahamagarwe n'abantu b'umugisha. let them be called by Imiryango yari yarifunze ifunguka aka kanya, bazagaruke bahagarare mu nzu bagushima. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Vuga ngo nakiriyeho umugisha kandi nzashimira. Ntuzaduhishe Imana ikigukoreye iragikoze, uzatubwira Imana ikoze imirimo. Amen. Hari umuntu wazanye ikibazo cy'uburwayi, ndagira ngo urambike ahantu urwaye ikiganza gusa, kuko mbonye imbaraga z'Imana zimanuka kugukiza. Ndimo ndasenga, rambike ikiganza hano umva burwaye, utahe uzaduhamya kwakiriye muri iri sengesho. Data mu izina rya Yesu, data mu izina rya Yesu, ndagushimiye kuko uri Imana ikoze imirimo itangaje. Buno burwayi turabwirukanye, ibitero bimaze iminsi birwanya ubwoko bw'Imana turabinanije. Imyuka y'abazimu iteza indwara soka ku buzima bwabo. Shotisa nkorebaye. Ndagushimiye ko tubonye imbaraga zawe zikijije. Ari abantu batatu bari bafite imanza zibateye ubwoba, muragiye Imana irababuraniye. Zamura ibiganza. Ndagushimiye kuko uri Imana ikoze ibitangaza kandi ukabugiriye neza ubwoko bwawe. Abana baba bakiva hano, ubahuze n'umugisha ukomeye, bazagaruke bashima, bahimbaza izina ryawe. Icyumweru twinjiramo, abo bazakandagira hose bazahagirira umugisha, abo bazahura nabo bose bazababera umugisha mu izina rya Yesu. Abashakaga kwimuka ubimure, abashaka kubishyurira amadeni ubishyurire, abari bafite abarwayi bari mu rugo basange hari icyo wakoze. In their homes, let you do some agakiza mu miryango idakijijwe. Give us salvation to the families that are not. Kandi guhera uyu munsi, and starting from today, abana bawe nibahura n'ibishaka kubanamura, when your children meet, uzabibutse ko ari abana b'ubugingo, ari abana b'Imana. When they meet anything that make them to turn away from you, ntibakigere bifatikanya n'ibyabanamura, so that they cannot ever connect to mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. In the name of Jesus. Hari ibintu by'inyatsi byateye abantu. Ku cyumweru muzatuzanire icupa rya litiro n'igice ry'amazi, tuzarisengera mu gusenga, tuzabahumanuzaho izo nyatsi, tuzababwira uko mubigenza mukoresheje ayo mazi. Ku cyumweru saa sita n'igice tuzahurire hano, kandi Imana hari ikikoze ku buzima bwawe. Ikiruta byose tubaturiyeho kuzagira iherezo ryiza ry'abakiranutsi n'ubugingo buhoraho, kandi mutaha muva hano mu buzima, guhora kw'abadayimoni kubatinye
and revenge from the demons. ubwiza bw'Imana bubarasire Instead, let the beauty of God mu shine izina out rya your Kristo life. Yesu Nazareti. Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen. Turashoje, tuzagaruka ku cyumweru. We're going to come back Yesu on Sunday. abahereza umugisha. May God bless you. Mwahisemo neza kuba natwe uyu munsi. You chose well to be with us Imana today. igendane namwe May God walk with you. kandi ibyifuzo byanyu And may all your birumviwe. wish be heard by God.